France Mpundu wahagarariye u Rwanda mu marushanwa ya Secret Story yageze i Kigali. Reka turebera hamwe bimwe mu byo yasangije umuryango we ndetse n'abanyamakuru bamwakiriye ku kibuga cy'indege ngo byamushimishije muri iryo rushanwa. Uyu France Mpundu aracyari umukobwa mutoya hagati y'imyaka 25 na 28, aho atangiye umuziki ubu vuba ntago aramaramo n'imyaka 5 yose, aho kandi akunda kuwufatanya n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Akaba ariyo mpamvu uyu France Mpundu atazwi cyane cyangwa se tumuvuga mukumva ni umuntu mushyashya, ariko umva uburyo azwi cyane kugeza naho agirirwa icyizere cyo kujya muri iryo rushanwa ryitwa Secret Story, ngo aho rihuza abanyempano bo mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri Afurika, ibihugu bivuga igifaransa. Reka turebere hamwe ngo mu byamugoye ndetse no mu byo yavuze ngo byamuhesheje ishema akumva biranamushimishije. Gusa ndacyatangira. France Mpundu wabaye umunyarwanda wa mbere winjiye mu marushanwa Secret Story yabereye muri Afurika y'Epfo, ahagarariye u Rwanda, yageze i Kigali akomoza ku byo yungukiye muri aya marushanwa. Ngo ariko reka mbibutse, uyu nguyu ngo niwe munyarwanda wa mbere ngo winjiye cyangwa se witabiriye iyi Secret Story kuva yatangira. Iyi ngiyi Secret Story mutagira ngo imaze igihe gito, imaze igihe kirekire iyi ngiyi ikorwa, ariko ubwo yakorwaga akenshi mu banyarwanda bashakagamo uwaba afite impano ihiga abandi ndetse n'ubuhanga buhiga abandi, bakamushakisha bakamubura. Kugeza ubu ngubu aho imyaka yari imaze kuba myinshi, ngo bakontrole ngo basanga umuhanzi udakunda kuvugwa cyane ariko akaba ari n'umuhanga witwa France Mpundu, basanga ko ari ngombwa ko agomba kwitabira iri rushanwa. Koko yaritabiriye ngo biba byiza cyane, kugeza na n'ubu ngubu ngo yanaje ngo muri bane ba mbere. Iki ngiki ngo kiri mu byamushimishije. Ngo cyamushimishije ngo si uko wenda ngo yaba ngo yakiriye amafaranga cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye, ngo ahubwo ngo yamishimishijwe n'ibintu bibiri. Ngo icya mbere ngo nuko ngo yazamuye ngo ibendera ry'u Rwanda, nyine ikamba ry'u Rwanda, akerekana yuko abanyarwanda bashoboye. Ikindi cyamushimishije ngo nuko ngo muri iryo rushanwa ngo usibye ngo miliyoni zitari nkeya yaba yakuyeyo z'amafaranga y'u Rwanda, yego ni miliyoni z'amasefa, ariko iyo yavunjije mu mafaranga y'u Rwanda aba ari amafaranga menshi cyane. Ngo nanone ngo cyamushimishije ngo nuko ngo yungukiyemo ngo inshuti ngo zo mu bihugu bigiye bitandukanye, ngo izo nshuti ngo zikaba ngo zizamwungura mu bintu bigiye bitandukanye, bibe ayo mafaranga cyangwa se izindi mpano cyangwa se n'andi makuru agiye atazi cyangwa se n'andi mabanga y'umuziki. Kugira ngo mbakomereze, reka mbibutse, iyi ni Menya Byose ica kuvumbuza show. Njyewe ndi Ken Chris. Reka ngusabe gukora subscribe wowe waba utarayikora, kugira ngo inkuru nziza nk'izi ubutani zitazagucika kandi zijye zikugeraho zinagere kure ahashoboka. Nikaze. Yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali ahagana saa 4 z'ijoro kwa 30 Ugushyingo 2025, yakirwa n'abo mu muryango we ndetse n'abafana be. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru, France yavuze ko yishimiye cyane kugaruka mu Rwanda, akavuga ko ari ibyishimo bikomeye mu kugaruka mu rugo. Ngo ni ibyishimo bikomeye mu kugaruka mu Rwanda, kugaruka iwabo. Bivuze ngo ahangaha bitewe nuko ngo yari amazeyo amezi agana kuri 3, yari amaze gukumbura Kigali cyane, yari amaze gukumbura abiwabo, yumvaga ngo amazeyo igihe kinini cyane, hafi imyaka yose. Nubwo yari ari kumwe n'abantu benshi, bitewe n'imyitwarire yaho hantu cyangwa se n'amategeko y'iryo rushanwa n'uburyo riteye, yumvaga asa nkaho ari wenyine afite nk'irungu. Niyo mpamvu yavuze ati njyewe nari nkumbuye burya mu rugo. Abategura l'émission Réalité muri Afurika y'Epfo bamutumyeho bamusaba ko yakwitabira amarushanwa, abona ari amahirwe, ariko ngo abanza gucikamo intege uko yaherukaga igifaransa kera. Ukuvuga ngo abategura l'émission Réalité nkuko byari ibihugu 15 bigomba kwitabira iri rushanwa. Igihugu cya 15 cyari u Rwanda, aho bashakije mu bindi bihugu baburamo abahanzi b'abahanga. Baravuga bati se u Rwanda ko turwizera ko rukunda kugira abahanzi n'abahanzikazi bakunze kuba ari abahanga, uwareba umwe muri abo waba azi igifaransa maze tukaba twamutumira.
maze kera kabaye basanga ngo umuhanzikazi France Mpundu ngo ari we muntu ushobora kuba yabibasha, ari we ugomba kugirirwa icyizere, maze bamutuma ngo ariko ngo yabanje gutinyamo kuko yaherukaga igifaransa ngo kera cyane, yumvaga atari nyine adafite confidence yo kuba yakwitabira iki gitaramo. Yagize ati nabanje gushidikanya cyane ariko nyuma mfata umwanzuro wo kujyamo, nanashimira cyane abangira icyizere cyo kujyamo. Avuga ko kimwe mu byamugoye ari ukumara amezi 2 adafite telefone, nta makuru yo mu muryango we azi ndetse n'amakuru yo ku isi, ni ibintu afata nk'ibikomeye cyane. Bivuze ngo imwiri rushanwa cyangwa se mwiri bootcamp yari amaze kujyamo, mbere yo kuyijyamo babanje kwamburwa uburyo bwose bw'itumanaho, bibe telefone, internet cyangwa se n'ubundi buryo bushoboka. Bivuze ngo nyine agiye kwinjira muri rushanwa cyangwa se mw'iyi nzu izaberamo irushanwa, ni nkaho yabanje kubwira biwabo ati nimucaka ntimumbone, ntimuzagira ngo hari icyo nabaye, ahubwo muri rushanwa ngo ni itegeko ngo kuba wakwinjiramo nta gikoresho cyose cy'itumanaho cyo witwaje kugira ngo ibintu byose bibashe kugenda neza. Ngo gusa ibi biri mu byamugoye kukumara amezi 2 yose ngo nta telefone afite ndetse nta n'uburyo bwose bw'itumanaho buhari, nta telefone yari ihari, nta na internet, ngo ahubwo muri icyo cyumba turaza kubikomozaho ngo hari harimo ngo ibyuma bifata amashusho ndetse n'amajwi, ngo aho byabafashaga nk'abahanzi cyangwa se nk'abari bitabiriye irushanwa. Ikindi kandi ngo babuzaga ngo buri muntu wese ngo kuba yakwerekana ibye cyangwa se intege nke ziwe cyangwa se nuko ateye, ngo ahubwo we wagaharanira yuko ngo yamenya mugenzi we intege nke ziwe ndetse nuko ateye kugira ngo abashe kumutsinda. Akaba ariyo mpamvu irushanwa ryiswe Secret Story. Ibi ngibi turaza kubisanga muri iyi nkuru. France Mpundu yakomoje ku byo yungukiye mu marushanwa yitabiriye ati nagize amahirwe yo guhura n'abandi bari mu irushanwa bavuye mu bihugu bitandukanye bya Afurika bivuga igifaransa, twarabanye mu mwiherero neza. Nk'umuhanzi nkuye ubumenyi ndetse n'abamenyi benshi bo mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, cyane cyane ngo ibihugu bivuga igifaransa. Ahamya ko ibyo yakuyeyo nabo yamenyaniyeyo nabo ari byo bizamuha ibindi birushijeho kuruta amafaranga. Bivuze ngo amafaranga ndetse n'ibindi bintu yakuyeho ngo ahubwo ibyo ntago bimushishikaje cyangwa se binamushimishije cyane nk'uko wenda akuyeyo kukuba yaramenyanye n'abantu benshi ngo abangaba bazamuha ngo ibiruta cyane amafaranga. Akomeza agira ati negukanye umwanya wa 4 ntiby'agaciro kuri njyewe, kuba narahagarariye u Rwanda ni ibintu bikomeye kuza muri 5 ba mbere, kuba nakwegukana umwanya wa 4 ntitaye ku mafaranga byonyine, guhagararira u Rwanda, guhagararira umuziki nyarwanda ni iby'agaciro kuri njyewe. Kuvumbura amahanga n'abandi nibyo byaheshaga irushanwa amahirwe yo gukomeza gutsinda ndetse n'abandi bakamushyigikira akaguma mu nzu, nibyo bintu byaranze umukino. Ibi ngibi nibyo nababwiye hejuru, ngo kuba ngo wenda ngo bari muri iryo rushanwa cyangwa se muri iyo nzu twakwita ngo ni inzu y'irushanwa, aho buri muntu wese yageragezaga guhisha ibye cyangwa se n'amabanga yiwe, ariko undi nawe akarwanyiriza ngo kuba yavumbura intege nke za mugenzi we ndetse nuko mugenzi we yabateye, ngo niko iryo rushanwa ryari riteye. Akaba ariyo mpamvu ryitwa Secret Story muri Mission Realite. Amarushanwa yagiyemo yari amarushanwa akomeye ahuza abanyempano bo mu bihugu bivuga igifaransa. Iki kiganiro Mission Realite kimara amezi 3 gihuza abaturanyijwe mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, bagashyirwa hirya y'isi isanzwe na televiziyo cyangwa se telefone bakoresha, bagahurizwa mu nzu yuzuyemo ibyuma bifata amajwi n'amashusho. Ibi nabyo nabibabwiye ntago turi bubigarukeho. Abatahana baba bafite ibanga bagomba kuryamaho, bakarisha aho abo bahanganye, ariko bagahangana
no kuvumbura irya bagenzi babo bahatanye. Ubusanzwe Secret Story ni ikiganiro gitambuka kuri Canal Plus gisigira uwatsinze arenga miliyoni 20 z'amasefa, miliyoni 50 zihwanye n'amafaranga miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri uyu mwaka Secret Story yitabiriwe n'abarenga ibihugu 17 baturutse nyine mu bihugu 15 binyuranye muri Afurika bikoresha ururimi rw'igifaransa. Ngiyo Secret Story y'uyu mwaka uko yagenze, ngo aho imarangwa amezi 3 yose, ngo aho uwayitabiriye wese ngo nta buryo na bumwe ngo bwaba bafite ngo bwo kuba yatumanaho ni wabo cyangwa se na bagenzi biwe. Ibi ngibi ngo byari ibintu ngo byagoye uyu France Mpundu witabiriye iri rushanwa nyine ku ruhande rw'u Rwanda. Gusa ngo yarishimye cyane, anashimishwa yuko irushanwa ngo yaryitabiriye ngo nta confidence bifite cyangwa se nta cyizere, ariko bikarangira yigaragaje neza kugeza aho yaje muri 4 ba mbere. Ngo gusa ngo cyamushimishije ngo kurusha ibindi ngo ntago ari uko ngo wenda ngo ari aya mafaranga ngo cyangwa se ngo ibindi bintu, ngo ahubwo ngo byamushimishije ni bibiri. Ngo icyambere ngo nuko ngo ikamba ry'u Rwanda yarizanye ndetse akanazamura ibendera ry'u Rwanda mu bihugu nyine bivuga igifaransa nka biriya, kandi iryo rushanwa rikomeye cyane akaba yaryegukanye. Ikindi kandi cyamushimishije ngo nuko ngo yungukiye ngo inshuti ngo zigiye zikomeye ngo muri iryo rushanwa, ngo izo nshuti ngo zikaba zizamuhesha ngo ikirenze ngo ayo mafaranga ngo yakuye muri iryo rushanwa. Bivuze ngo aho ngaho zizamusangiza amakuru cyangwa se n'uburyo bugezweho bwo gukora umuziki. Ikindi kandi rimwe na rimwe zijye zinamuha na collabo banakorana n'indirimbo, ngo ibyo biri mu byamushimishije. Kandi nanone yumvaga afite ubwuzu anakumbuye n'u Rwanda, aho yishimiwe n'abafana biwe n'umuryango we ndetse n'abanyamakuru bamwakire ku kibuga cy'indege. Ngo yarakumbuye u Rwanda cyane, ngo aho amezi 3 amaze muri kiriya gihugu cya South Africa yumvaga ari nk'umwaka wose cyangwa se imyaka 5 amaze, kuko yari amaze gukumbura u Rwanda. Ari byo bavuga ngo amahanga arahanda. Wowe utaragera hanze ntugerayo uzabyumva, uragenda ugakumbura igihugu cyakubyaye cyane. Nk'ibisanzwe nkunda kubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka. Yari Menya Byose ica kuvumbuza show. Njyewe wayibagezagaho ndi Ken Chris. Kora subscribe maze like na share kugira ngo ubutaha tuzajye tuba turi kumwe. Reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.